abantu ntago baramara kwakira ko ntago barakira neza ko umukobwa ufite amafaranga, umukobwa w'umunyabwenge, umukobwa mwiza yaba umudamu. Abahungu banamutinya cyangwa n'abasore bakamutinya. Turafite baragutinya. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe abakobwa batanu bakize cyane kurenza abandi, cyangwa si abakobwa bikwijeho imitungo irenze imodoka bagendamo, inzu zabo, cyangwa si n'ubwamamare bwabo. Tugiye kuba twarebera abakobwa batanu bakize cyane kurenza abandi. Uwa mbere ari buze kubatungura cyangwa se ari buze kubatangaza. Icyo ngusaba ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo, hanyuma ugasobanukirwa uwaje ku mwanya wa mbere. Bakunzi b'Uwiragiye Dani, uyu munsi tugiye kubagezaho abakobwa batanu bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda, bafite amafaranga menshi, ubwamamare n'ingaruka nziza ku bakunzi babo, cyangwa se ku bakunzi babo, cyangwa se ku buzima bw'abantu benshi. Ese uri ninde uri busange ku mwanya wa mbere? Ese ninde witeze ko uri buze gufata umwanya wa mbere? Nahawe rero icyo ngusaba ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo, ukaza kumenya ugomba gufata umwanya wa mbere. Twihuze cyane rero tabatinze mu magambo. Umwanya tugiye guheraho ni umwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu tuhasanga Mutesi Jolly. Abantu ntago baramara kwakira ko ntago barakira. 2016 abana brand ambassador w'ibigo bikomeye cyane kandi bizwi nka MTN Rwanda, Beka n'ibindi bigo bikomeye byagiye yamamaza cyangwa si afatanya nabyo. Akora ibikorwa byo kwamamaza ibijyanye n'ubugira neza n'itangazamakuru nk'uko mwagiye mubibona, afasha abantu batandukanye hirya no hino, cyane cyane abana batishoboye cyane abatishoboye. Umutungo ukomora ku mishinga y'ubucuruzi cyangwa se n'ibikorwa by'uburenganzira bye agenda akora, agiye shinga hirya no hino. Jolly amaze kwerekana ko kuba Miss Rwanda atari iherezo ahubwo ari intangiriro y'ubuzima bw'iterambere. Nk'uko rero twagiye tubibona ukuntu yagiye afasha abana batandukanye akimara kuhagera, imishinga yagiye akora, nibyo rero byagiye bituma arushaho kumenyekana, no kuba yarabaye Miss Rwanda bimufasha guhita amenyekana ako kanya, ndetse ahita yubaka imishinga hirya no hino, imishinga itandukanye bituma agira amafaranga. Inzu ye n'imodoka zo mwaza kuyibona, cyangwa se uko nawe mumubona ni uko nguko. Umwanya wa kane turahasanga uwo bita Keti Bashabe, umushakashatsi w'umunyamideli, umunyarwandakazi, umuheza w'imyidagaduro. Yatangije ikigo cy'imideli House Bashabe. Iyo nzu yitwa House Bashabe hanze mu gihugu n'imbere mu gihugu. Noneho uyu mukobwa waje ku mwanya wa kane, umutungo uturuka mu bucuruzi n'imyenda akora, ibikoresho byinshi akunda gucuruza, cyangwa se ibikoresho by'ubwiza n'ishoramari, nibyo bituma agira amafaranga menshi. Afite umubano ukomeye n'abantu bakomeye cyane mu rwego rwa politiki n'ubucuruzi. Keti ni urugero rw'umugore wakuze mu buzima budasanzwe, ariko akaba icyitegererezo mu bwiza no mu bukire. Umwanya ukurikiyeho tugiye gusanga wa gatatu. Umwanya wa gatatu tugiye kuhasanga uwo bita Nkurunziza Agi.
So niba utarakanda subscribe ufungure inzogera kugira atazagira video n'imwe igucika. Nkurunziza Agire rero niwe tugiye gusanga kuri uyu mwanya ufite followers bagera muri 200,000 na umuyobozi wa ka First Agi ikomeye mu Rwanda, umushoramari mu buzima bwiza, imyitozo n'ingororamubiri, ni umujyanama mu mirire, afite ibikoresho bihenze cyane cyane, dore ko afite n'inzu y'imyenda akoramo cyangwa se inzu ye, imyenda akunda kwambara niyo akenshi avuga yuko aba yikoreye cyangwa se yakomotse mu nzu akoramo. Inzu nziza n'ibikorwa byinshi byo guteza imbere imibereho myiza. Agi rero nawe twasanze kuri uyu mwanya wa 3 w'icyitegererezo cy'abagore bafite icyerekezo. Yubatse empire ikomeye ikomoka mu kwita izina cyangwa se mu kwandika izina bitewe n'imyambarire ye, cyangwa se bitewe n'inzu akoreramo cyangwa se n'ibikorwa bye akora. Rero akaba twasanze kuri uyu mwanya wa 2 turahasanga umukobwa cyangwa se umumama w'abana 3 ukurikirwa kuri social media uwo bita Shadibu niwe twasanze kuri uyu mwanya, umwe mu banyamideli w'ubwiza cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuri ubu akurikirwa kuri Instagram n'abasaga 1,200,000. Azwi cyane ku rubuga rwa Instagram aho akurikirwa n'abarenga 1,200,000. akorana n'ibigo bitandukanye nk'umukozi wa porogaramu ambassador, atunze imodoka ihenze, inzu nziza zigezweho, akora amafotoshot, yinjiza menshi cyane ku munsi. Uyu mukobwa rero Shadibu ni umukobwa we wakuye amaboko mu mufuka kandi w'icyitegererezo ku mugore witeje imbere, ufite inzu nziza n'imodoka nziza zihenze. Niwe twasanze kuri uyu mwanya wa 2. Shadibu ntabwo ari icyamamare gusa, azwi nk'uko mubizi azi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko ntabwo ari icyamamare gusa, ndetse afite brand itanga amafaranga menshi buri munsi cyane bitewe n'ibikorwa agenda yinjiza hirya no hino. Ku mwanya ukurikiyeho cyangwa se umuntu wafashe umwanya wa mbere turasanga uwo bita Ange Kagame, umukobwa wa Perezida Paul Kagame. Niwe twasanze kuri uyu mwanya, uzwi kugenda mu modoka ihenze, inzu ihenze, ndetse n'ibikorwa by'usanga nabyo bihenze. Azwiho kwitanga cyane mu bikorwa by'ubugirane nubwo adakunda kwigaragaza cyane, azwiho nk'umwe mu bantu bafite umutungo n'ububasha bwinshi mu gihugu. Uyu mukobwa rero afite ijambo rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, afite gahunda nyinshi z'igihugu nk'uko mubibona, afite inzu zihenze n'imodoka zihenze. Niwe twasanze kuri uyu mwanya wa 2. Ange Kagame nubwo adakunda kugaragara mu itangazamakuru, afite izina rikomeye mu Rwanda no hanze yarwo. Ntagakunda kugira ngo yimenyekanishe hirya no hino ngo abantu ngo bamubone, oya, ahubwo ibikorwa akora cyangwa se kuba nanone ari umwana wa perezida bituma arushaho kuba yaba umuntu ukomeye.
niwe twasanze kuri uyu mwanya wa mbere. Abo nibo bakobwa 5 naguteguriye bakize cyane mu Rwanda. Ese waba watunguwe n'uwa mbere? Ese wigeze wumvaga wowe ari nde ushobora kuba wafata umwanya wa mbere mu bakobwa tumaze kuba twarebera hamwe? Gusa igitekerezo cyawe ntigikuraho icyawe, ushobora kubatondeka bitewe n'uko wowe ufana uwo muntu. Tugire icyo tubwira muri comment. Wibuke gukanda subscribe no gukanda like kugira ngo tubagezeho izindi nkuru zidasanzwe. Abantu ntago baramara kwakira ko, ntago barakira neza ko umukobwa ufite amafaranga, umukobwa w'umunyabwenge, umukobwa mwiza yaba umudamu. Abahungu banamutinya cyangwa n'abasore bakamutinya. Turafite baragutinya. Aha, reka nta muntu ninyangewe. Urumva tsuya namushobora ukibaza kuki adashoboka. Uyu ubajije ngo nguri afite amafaranga, nguri arishoboye, ngaho ngo ujye ubona kuntu ari seriye, ngo ubona ngo ubona ukuntu jori ngo naga ari nge ni muri rusange. Mwese dutanga urugero kuri Naomi kandi akiri muto. Erega ntaruzuza imyaka. Urumva ni ibintu bakwiriye kumva yuko hari ibyo umugore yakora n'umugabo yabikora. Wenda icyo badakora n'ugutera umugore ntiyatera inda kimwe nuko